Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. rero turamuhamagaye muri uyu mwanya mubane natwe turadutangira bisoze amagambo yose ari buvugwa ngaha aba ari ayo guhesha icyubahiro kuko ni wowe mugenga w'ibihe ngo dusange tugire neza mu izina rya Kristo tunagana Yesu amen. ahubwo ngo yegere arumutse yibera arahari nabo bavukana ni benshi abazigama barahari urababona ni barebare cyane zaba barebare bakaba beza cyane bakaba benshi rero no kuvuga ngo ntabwo umugeri wacu wayoboje bakomeye mu mashini menshi cyane naza cyane turanyarutse ibintu buriya ngo tuza gutanga amagambo nk'uko umwanya rero ni ukuvuga ngo twiyegereje imiryango ko ba nyirarume nabo no kwa Nyakirayi ba nyirarume bari hano mubaserukiye barahari naza cyane yegera Imana y'umugisha umugisha mutazavugana benshi murabizi mutazavugana benshi cyane hari inshuti za Nyakirayi ni nyinshi cyane ni nyinshi hariho abadamu hariho abakobwa hariho abasore hariho n'abana batoya rero abo ngabo nabo ndasaba ngo mwikomere amashyi yuko mwaje mwageze aha ngaha mwegere kwa Buhiga hari kwa Buhiga ntacyo mubura hano kuko byose birahari banabizi ko wabahiga rero byarakandi twisangije ko kunywa soda kunywa amata n'amazi meza ndetse n'ayandi tuzatunywa cyane rero mwegere cyane rero tudatinze turabagiye mwese ndumva ko nta muntu nasize aba ba nyiri ibirori niba tugomba kwegereza mu gihe hari abakobwa abagore umukobwa mwiza cyane ni mwiza mwamubona ntazopfira mwese yoza mu myaka yose ariko tuzomutanga mu bazigara aho yari banyirarume n'ibazoje azoza kwa banyirarume nikoze umwana ni mwiza mu burebure nabonye gateye kandi yikorewe arasa neza nyabona mu mufoto ufite telefone wese iremewe rero kandi cyane rero n'umubyeyi wiwe yamwegereje ntabwo waduka cyane n'umusore turi turamushimira n'abandi baraza gushima n'ifamiye baraza gushima ariko baramushimira cyane yakoze ikintu bamwe cyabananiye rero mfite abantu batandatu ntawe ndakoreze ntawe ndabikoze batandatu ariko umwene data ariko ndanyigishije cyane rero kubw'ibyo nanjye arizo mwigiye gukora ku minsi iri imbere nanjye kugerageza rero kubumye zondenda no kuvuga ngo ikintu kizakinanira abantu benshi kandi kigashobokera benshi uvuga ngo wowe wabishoboye Imana bishoboye cyane murakoze hamwe n'icare mvuge neza rero ngiye gutanga amagambo yo mbona kwegereza kwarangiye
bashoje gusenga twabihejeje batanga amagambo kubera na nyuma haracaza ikindi kirori kindi namwe muraza kukibona nyuma y'amagambo tugiye gutanga amagambo turanja mbere abo duha amagambo tubakoresha umwanya mutoya cyane kandi mu turere turatubiri kameme ni ukuvuga no gushima kandi uzoza uhaguruka azana n'impano yiwe niko biza kado yiwe kugira ngo niyo biza kuko kubanguka kugira ngo tubuze umwanya turanja tuzenga hano kuko bari umwanya kuko arateye ibintu cyakoze cyane rero umwanya mwiriwe wese amagambo ya Gary Marezi urabona ko mubihanganira kugira ngo ngenda ajyane n'ibinite bongera kwita ahubwo twayabona amagambo ari menshi n'ibyo umuntu atarabona ayabonera aha ngaha hose bikwiye gukora ayo magambo rero ku giti cyane ndongeye gushima Imana yuko umwana yafashije kuba hariya iwacu n'inganda aho tugeze aha ngaha umwana yabikoze ndemwe Imana amashimwe ubundi kandi ndabashimira mwebwe mwese ababaye kuri iki kirori sinabitekerezaga mu bitekerezo byanjye nabonaga yuko yenda ari ibintu bitoya ariko nasanze ari igikorwa kinini mwese rero nkaba ndabashimiye ubumwe Imana ibaheze umugisha noneho ndavuga hejuru y'aba bana cyangwa se y'uyu mukobwa ibyo yashatswe ariko ushaka ko navuga bukeya ndavuga gusa guhera nko muri ziriya ngorane zabaye iri hafi gatuzi twese kuba mushingiye twashingiranye na sebukwe yari umuntu mwiza twari tunahuriye no ku izina yitwaga Gadi nanjye kitwa Gadi umuhungu wanjye mukuru akitwa Musabwa nawe agasura nawe uwo manyana yanjye nawe akitwa Musabwa urumva ibyacu byose Imana yari icyo Imana yawe ishaka kuzagira nyine bizakuze ushaka uyu mukobwa mu kubera gukundana yenda twari dukundanye nyine namwe bituma n'abana bakunda aho ngaho n'abatambutse kiriya kibazo kimaze kuba iriya ruguru ingabo nyine yakoze biriya bikorwa nyine nawe muzi n'uko mutabuzi ariko nanone mu ipfa ryiwe igihe yapfuye niwe tuma kutubana kuri telefone aravuga ngo arapfuye iwe ariko nanone asigiye abana nyine nzareba abana numva ndabishimye ariko turebe abantu dusize n'aha dusize mu buzima dufite bw'iriya ruguru birancanze ubugari bw'ibigori akangaka ariko ntari iwanjye ndatekereza kuko yakundaga abantu twita nk'ari iwabo cyangwa se bakubwira nawe ukamara akagira iminsi ibiri akaratasha rero agahora mu nzira agomba kuzurira biriya babaga banyiravuga akaza bene ariko rero Imana iragumira abafasha waje kuba kiriya kibazo kiraba kimaze kuba ni amafata abantu n'imyuka y'abatatu nta muhiga twagendanye inama ntabyo mbafata gusa hari mu biti bamwe baza baroririye abandi baroririye nta mpamvu amarukana n'iwanjye kuko rero nari maze kuba hariya muri twese baraza ngo mare gushika nyine nahamagaye ingabo abantu banyu nabazanye none igihugu cyarashize abantu baratakaye barasa n'abatakaye umusozi none bamuzaza mu kwezi kweri baranyumva nk'abana kandi bumva nyine barabishima bamaze kubishima rero hari ibikorwa bakoze bohereza amafaranga menshi baraza babafasha bayifashamo kugeza babagarukije hano i Bujumbura iminsi bahabaye barayihaye ariko rero abangiye gushima cyane yuko Imana ntiyorekera abantu bayo
icyo twose aba rero nshimiye abahiga reka mvuge ku bumwe abahiga bana bana hariya twaranabanje mu murongo twaranashingiranye bagira abakobwa bacu kweri abahiga n'ubu ngubu ndavuga ngo nuko abakobwa banjye bose bamaze gushaka ngo bongere n'ubundi ibyo uzana abandi bihamya tuyoje kugira ngo kandi kakiri inyuma ngo gashingiye mu bahiga bimaze kuba gutyo uyu mugabo rero yamatora aba bantu twavuganye buke yarambwira ati muzehe abo bantu ndabazi nari nzi umugabo wiwe ati none wowe ugende wamushyira umutima mu nda abo bantu nzabafata kimwe n'abandi baje ufite baza kumubwira ati ibyo bintu ntibizoshoboka kandi bashobora kugira ngo tutura izo bintu zita abana n'abana kumwe n'abandi bantu ni ukuri aba ndamushimira uyu mugabo yakoze ibintu bitokora abandi bantu b'iki shimira Imana rero yuko uyu muryango n'umuryango w'ubune bahimbawe n'ubu bamerewe neza uburyo batekerezaga na za n'amatumiyeya ntabwo bazagera ariko rero kuba Imana yarabafashije bakabona undi mupapa ubarera neza mu buryo bwiza abana bariga neza bariga neza ko barakorerwa mu kwegereye n'ibintu byasize nagerageje kumubwira ati nareka ayo mafaranga nyabuna narimwize cyane kuva ku wa mbere yakoreye uruhu w'ifete namubwiye ati nareka amafaranga ahubwo kuba yabareresha ibyo si ibyaha kugeza no kuri uyu yandarishije amahiga abiri yarashize waje kuba muri ino minsi yombi yenge telefone akabaza n'ubu turahaguruka n'ubu turahaguruka nareka ibyo bintu ahubwo kuba yubahiriza abagore babiga ari ibintu byo gupfa kweza igihugu ibyo bintu ntabireka batujyanye mu nzu umuntu gusa kugeza aho muri tutaganye maremare abahiga mwakoze neza Imana izabaheza umugisha uyu mugabo Imana izamuheza umugisha Imana izaheze umukobwa wanjye yarihanganye kuko iriya mu kinyamurenge katera kose bageze bagira bapfusha abagabo itsinda ugasanga abantu ko baraza kumwana aracyari mutoya natahe nasiga abantu ariko iwe arabihanganira aravuga ngo kiyosiga abantu umugabo yamusaba kuri ubwo gutwara yabizi yashimiye n'Imana yabaye umukobwa habe nanjye ubwanjye bikurikiranye n'uko twari twapfuye n'umugabo nageze mubwira ati ntitwavuganye n'umugabo tuzarera abana none abana tubarerera hano iwacu ni kubarerera nanone iwabo ariko nanone dufatanye kuba rero ngaha dushimiye n'Imana Imana ishimwe ni ukuri subiye kuri uriya mugabo ahubwo nabwiye abandi bagira guturanye hariya ndababwira ati iyo bazashoboka simfite ubushobozi imyenda bwo kuzanira indege iyo bacana igihugu kigendwa n'amaguru n'ubwiye karwa kazashika n'uwiwe kamubona simuzi n'izina gusa ryamurangwa aha kuri telefone n'ishusho nyuma y'inzu ariko iyo kijya kuba cy'igihugu kigendwa n'amaguru ngo mwende buke n'ubushinga azafurika kwinjira muri kuri icyo gikorwa rero yakoze ni ukuri ndabona kundi bwaraneza abamishimiye kw'Imana ubundi kandi ngiye kandi kuvuga ngo ndabashimiye mwebwe abitabiriye igikorwa kumva ni igikorwa kinini kuba mwacitabiriye abantu bangana gutya Imana ibaheze umugisha ubundi kandi ni ukuri nanone aho abahiga bari ni ukuri uza mugenda muvuga ngo ndabakunda rwose kandi mwandereye neza iyo waza kugira n'undi mukobwa nongeye kubivuga ni umushingiye mu bahiga kuri ubwo rero Imana ibagasaniye kuri iki gikorwa mukomeje gukora kandi mugiye mu makorera aba bana
imana izabaheze amakuru muzayashikirize kuri uriya mugabo yuko namushimiye rwose rwose namushimiye pe n'ubu nongeye kumushimira imana izamuheze umugisha zose murakoze nanone muzasubire mu gitumire igihe bazashaka bose bashobora kwitabira muri uru rubanza rw'umwana janvier nawe cyangwa se umushinga we yakoze umusaza we yakoze ndetse yitabiriye abantu benshi ikigo biratunezeza cyane rero mbere yo kugira abandi bose nshimira baje gushimira umurangwa ikintu cyiza yakoze cyakoze ku mutima ntawe uko yabivuga uburyo yafashije bano bantu ba sisita abakorera ibintu byose n'umubyeyi n'ibyariye abana bariga biga neza kuri ambasade kenshi usanga wenda kubera ubushobozi abantu bagira buke ugasanga abantu bagurisha abana ku mashuri atari kuri ambasade ariko turamushimiye cyane tumushimira kuba yarabafashije uburyo bwose bagenda bageraho no kuri uyu mwanya turimo tubikesha we by'ukuri ndamushimiye ku giti kimwe icyo yakoze hanyuma nongeye gushimira kandi kuba hano nyuma yo kuba yaje ntabwo zari koroshye kugira ngo aze ariko ubwamurangwa nyine nibwo bwatumye aza hano kuko iyo ataza kuba we ubwacu wenda ntabwo yakoze rero turamushimiye cyane dushimiye n'umurega kandi n'abaje gushimira na sisita hariya kuriya bazavura urugo rwiza umugore mwiza ufite umugore mwiza gupfana umugore mwiza azana umugore wa mu rugo by'ukuri ubwo yamaze gupfakara ntabwo yataye umuryango yakomeje kwegera urabona yapfakara afite abana babiri kugeza n'ubu bafite by'ukuri turamushimiye cyane rero tudatwaye amagambo menshi dushimira abantu bose babashe kuza kuba mwaje mukamurikana kuri ibi birori urabona ni ibintu bimeze neza kandi kuba nibo bavuze no ku rubuga ariko rwiwe aniveriseri kera yatangiye twayitangiye itaraba rero byose by'ukuri ntacyo twabona tubaha dushimiye n'uruganda kandi rero nawe namuteguriye nari bisanzwe kubera ibikorwa byinshi ndimo ariko kandi bikaza kuba cyane ahubwo gutegura bose kuko akoze aniveriseri nziza cyane umwana wacu yakiye mama we n'umubyara wacu kandi abakuru baragaragara bari cyane bishimira imana yemeye kubona umwana wa kera yashoboye gukura abageze kuri mwaka kuri wa mbese wa none abanyarwe turavuga imana y'ibintu yabikoze ntabwo icyubahiro icyongeyeho dushimira imana yo mu ijuru burya yo n'izindi kugira se w'imana amaze gupfa isezerano yabivuze umwene imana yashoboye kubaha uburyo bwo kuba ngo imana ibarebe kugeza kuri uyu munsi wa none by'ukuri turi guhoza gushimira ijwi ryacu rigendeye mutugerereho na nyakirayi kandi batubwiye ko twamushimiye nka ba nyirarume kuko ibyo yakoze si abantu bose babikora bunanira bamwe igashobora abandi ariko turamushimiye umutubwiriye ngo twamushimiye ba nyirarume ibintu yakoze imana yo mu ijwi yonyine ko twabona icyo twamuha iwe imana izamureba n'ibikoze rugamba n'igushimisha ko iyo rutamushimiye ba nyirarume bana b'ijuru rero twagushimiye n'imana ntabwo yashoboye kugereza utambeye gufasha abakiriya abana bawe kubakuza kubagejeje kuri uyu munsi wa none imana yo mu ijuru rema izakugirira neza nawe kubashoboye kwihanga rero tutarodogoye reka tutarodogoye kuri imana nadamu twari tumaruze niba twari tubuzogora naze dufatisha agafoto twese hano mu banyirarume
jalo umwanya n'umwanzi twavuga amagambo menshi kubera ko buri munsi nta waba icyo avuga nitekereza ko umwana muto ufite imyanya hariya ariko nabo mu higanwa cyabo utavuga ijambo rya mbere shima Imana ko twese turi aha ngaha turi bazima twaciye umuhanda ariko dushima Imana kuko yatugejeje aha amahoro genda vuga hejuru gusa ya muvandimwe Murangwa abandi bashimye ndazi ko n'umuryango uriko kuranga gushima Murangwa nabuze uko mwita gerageza kwita amazina kugira ababyeyi bazabita amazina kandi buri muntu akita izina bivana n'uko yakiriye umwana ishusho cyangwa se ibihe umwana yamuboneyemo noneho mu bihe Murangwa wa mushiki wanje nabuze izina mwita ariko ngerageza mu mazina yose nakuye mu yandi nabuze izina rya Rubasha ni ukuvuga ngo Murangwa yabashije gukora ibikorwa byananiye abantu b'iki mu by'ukuri usibye Imana izikunda umuntu ikamukorera nka kiriya kintu kuva nabaho ngakundanaga nari ndarabonaho umuntu akorera abantu atarigera akiryera mu kinyarwanda cyangwa se mu rurimi rwacu usibye Imana izitugirira neza turi babi ikaturarira ijoro turi babi Murangwa nawe mvuze nise Rubasha nibo babashe kugirira abantu umuryango ungana gutya atigeze akiryera nta n'umwe arabona ku ishusho nta n'umwe yigeze abona amava n'amavuko yiwe ariko Murangwa umuhungu w'abanyamurenge yakoze igikorwa cy'indashikirwa Imana yo mu ijuru itazikiranirwa imusanga ahari kandi naje ngiye abahiga ngo mubwire Murangwa ayo magambo navuze nubwo ibi n'izuba birashobora kuntenguha ariko ndazi neza ko mwebwe mushobora kuza buno butumwa ijambo rigira kabiri umuririmbyi yararimbye ngo navutse nsanga baza bavuga Imana se cyangwa Yesu ngo arengeye uko ari mwiza akora ibitangaza umuntu amaze gukura noneho umuntu wenyine amaze kwimenyera Imana cyangwa amaze gusabana na Yesu Kristo wadupfiriye ugasanga arengeye ko yabwiwe cyangwa uko yabwiwe numvise Murangwa namanutse mva imusasa ntuye mvugana na mushiki wanje ambwira ko aba Bujumbura kibaza ngatekereza ukuntu haba bikamu nabaze uwo Murangwa nkamubura mu muryango kuko amafaranga cyangwa se isano natekerezaga kumva ndamuze ndamanuka ndaza ndagusura ndamubaza ngo ndambise ngo aho tumaze kuvuganira nawe numva uko namubwirwaga cyangwa uko namwumvise bamuvuga nsanga si umuntu udafite umuntu usanga ni umugabo w'abagabo ni umugabo wakamira igihugu ni umugabo worera impunzi noneho arasubira yuzuza inshingano bibiri zivuga mu itorero nyakuri ni itorero rifasha impunzi n'abapfakazi usibye iryo torero Murangwa ntiyigeze arwanira imisaraba y'abapasiteri ba none ariko Murangwa yarwanira imisaraba uhamanya n'ijambo ry'Imana rivuga ngo idini nyakuri ni idini rifasha impunzi n'abapfakazi mumbere Imana icyubahiro uko hari abavuze ngo turi munsi y'isi twobwira ngo turava munsi y'Imana naha kuri esikariye ntitwogera hariya hasi muze mumenya ko aho turi hose twaba turi muri seremoni y'isi bita madisi ntazi isi biza biva mu isi y'Imana ahubwo iby'isi zose tubikora biri kuvere cyangwa se biri kava n'inzu y'Imana niyo mpamvu mvuze ngo mumpere Imana icyubahiro Murangwa niwe wuzujanyije n'icyo Imana yasize cyangwa isezerano Imana yadusezeranije ko idini nyakuri ari idini rifasha imfubyi n'abapfakazi nta wundi muntu nari numvana amatwi yanje nta wundi muntu nari nabona wakoze ikintu gisa n'icyo Murangwa yakoze gusa nk'uko muzehe yabivuze ntekereza ndavugana nawe ukavuga ngo iza nifuza ko noza nibura nkagukora urashaka isi ikansarura nkava muri iyi si kuko nangeze guca umutima wanjye uhamanya ko uyu muntu yanteye amatsiko yanteye gutekereza noneho mpita mbona neza ishusho y'Imana kuko Imana ari isi ikora ibisa n'ibyuma ni ukuvuga ngo kugera ngo nyumve ko Imana ibaho nasubiye kwibonera muri Murangwa nk'umuntu uvuka wakukiye amezi 9 abaho nk'umwana w'umuntu hanyuma ngiye kwifuriza inda yabyaye Murangwa umubyeyi sinzi nyina Murangwa umuryango avukamo ariko umuryango avukamo Imana yonyine izabagirire neza nifurije amabere yonkeje Murangwa burya amabere yose aronsa ariko hari ababyeyi baza babyara yarangiza akaza bavuga ngo ngiyo mbimenye ikavamo
ibyo bibaho. Ni ukuvuga ngo igihe umwana azavuka ariko akabera ababyeyi igitanganya akababera, none akazavuga ngo iyo mbimenye ikavamo. Ariko Imana yavukije Rurangwa muri uyu muryango imuha uriya mubyeyi wamwonkeje, nayo Imana iri mu ijuru itazikiranirwa imbere uwo mubyeyi muke. Nanone agashimira umuryango w'abantu wavutse mu Rurangwa cy'intwari cy'ikimuri cyamurikiye runo rugo, turugeramo tugasanga rurasa nk'ingo zitarimo zitabuzemo ikintu icyo ari cyo cyose. Nubwo nyirarwo atarurimo, ariko Rurangwa yongeye kuba inkingi muri runo muryango, muri runo rugo rwa mushiki wanje. Turugeramo tukizihirwa, turugeramo tukabona icyo kunywa n'icyo kurya. Rero bavandimwe, nkaba mbashimiye mvuga ngo Imana itazikiranirwa, Imana yashoboye Rurangwa kugira ngo abashe gukora izo abandi bananiwe, bizakomeze ibimufashirizemo ndetse n'abandi bataraha. Hasigaye Imana yo mu ijuru itugirire neza, kandi twese tugusabire umugisha mu mutima kugira ngo izakomeze kumwongerera, kugira ngo bazakuze abana ibakura hano, ubundi baracyakora bagura bazagere no ku bindi. Hasigaye Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nishobora naze naje muri envelope yo gushima mu by'ukuri mwabibonye kuko muhesha amagambo yavuze usa n'uko kera n'ubice bamugabye bavuze ngo bazaza kwa nyirarumwana. Nta kundi kandi tumusangira tumucamo ibice, ariko mu by'ukuri murabona ko asa n'uharerwa na Rurangwa. Ntawererwa na Rurangwa ngo arike gusa burya, ega burya bazaraca umugani ngo amaraso azava mu ruguma, hari aho abikesha hari n'aho abikura. Hasigaye Imana yo mu ijuru. Ngaho kameramene fotorasha ngo leta y'ijuru umwanya n'umwanzi twavuga amagambo menshi, kubera ko kuri munsi nta waba icyo avuga. Nitekereza ko umwana muto ufite imyanda hariya, ariko nawe wo mu higanwa icyaha utavuga. Ijambo rya mbere shima Imana ko twese duhurira ngaha turi bazima, twaciye umuhanda, ariko dushima Imana kuko yatugejeje aha amahoro. Genda vuga hejuru gusa ya muvandimwe Rurangwa, abandi bashimye ndazi ko n'umuryango uri kuranga gushima Rurangwa. Nabuze uko mwita, gerageza kwita amazina kugira ababyeyi bazabita amazina, kandi buri muntu akita izina bivana n'uko yakiriye umwana ishusho cyangwa se ibihe umwana yamuboneyemo. Noneho mu bihe Rurangwa wa mushiki wanje nabuze izina mwita, ariko ngerageza mu mazina yose nakuye mu yandi namwise izina rya Rubasha. Ni ukuvuga ngo Rurangwa yabashije gukora ibikorwa byananiye abantu b'iki gihe. Mu by'ukuri usibye Imana izi ikunda umuntu ikamukorera nka kiriya kintu, kuva nabaho ngavuga nari ndarabonaho umuntu akorera abantu atarigera akiryera mu Kinyarwanda cyangwa se mu rurimi rwacu. Usibye Imana izitugirira neza turi babi, ikaturarira ijoro turi babi. Rurangwa nawe mvuze nise Rubasha niwe wabashe kugirira abantu umuryango ungana gutya atigeze akiryera. Nta n'umwe arabona ku ishusho, nta n'umwe yigeze abona amava n'amavuko yiwe, ariko Rurangwa mu bahungu b'Abanyamurenge yakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Imana yo mu ijuru itazikiranirwa imusanga ahari, kandi nanjye ngiye abahiga ngo mubwire Rurangwa ayo magambo navuze, nubwo ibi n'izuba birashobora kuntenguha, ariko ndazi neza ko mwebwe mushobora gukiza buno butumwa. Ijambo rigira kabiri, umuririmbyi yararimbye ngo navutse nsanga baza bavuga Imana se cyangwa Yesu, ngo arengeye uko ari mwiza akora ibitangaza. Umuntu amaze gukura, noneho umuntu wenyine amaze kwimenyera Imana cyangwa amaze gusabana na Yesu Kristo wadupfiriye, ugasanga arengeye ko yabwiwe cyangwa uko yabwiwe. Numvise Rurangwa namanutse mva imusasa ntuye mvugana na mushiki wanje ambwira ko aba i Bujumbura, kibaza ngatekereza ukuntu haba bikamu. Nabaze uwo Rurangwa nkamubura mu muryango, kuko amafaranga cyangwa se isano natekerezaga kumva ndamuze. Ndamanuka ndaza ndagusura ndamubaza ngo ndambise ngo aho tumaze kuvuganira nawe, numva uko namubwirwaga cyangwa uko namwumvise bamuvuga, nsanga si umuntu udafite umuntu usanzwe. Ni umugabo w'abagabo, ni umugabo wakamira igihugu, ni umugabo worera imfubyi. Noneho arasukanye ubuvuzi inshingano bibiri zivuga mu itorero nyakuri, ni itorero rifasha imfubyi n'abapfakazi.
usibye iryo torero rurangwa ntiyigeze arwanira imisaraba y'abapasiteri ba none, ariko rurangwa yarwanira imisaraba uhamanya n'ijambo ry'Imana rivuga ngo idini nyakuri ni idini rifasha imfubyi n'abapfakazi. Mumbere Imana icyubahiro. Uko hari abavuze ngo turi munsi y'isi, twobwira ngo turava munsi y'Imana, naha kuri esikariye ntitwogera hariya hasi. Muze mumenya ko aho turi hose twaba turi muri seremoni y'iby'isi bita marikisi, ntazi isi biza biva mu isi y'Imana, ahubwo iby'isi zose tubikora biri kuvere cyangwa se biri kava n'inzu y'Imana. Niyo mpamvu mvuze ngo mumpere Imana icyubahiro. Rurangwa niwe wuzujanyije n'icyo Imana yasize cyangwa isezerano Imana yadusezeranije ko idini nyakuri ari idini rifasha imfubyi n'abapfakazi. Nta wundi muntu nari numvana amatwi yanje, nta wundi muntu nari nabona wakoze ikintu gisa n'icyo Rurangwa yakoze. Gusa nk'uko muzehe yabivuze, ntekereza navugana nawe nkavuga ngo iza nifuza ko noza nibura nkagukora urashaka isi ikansarura nkava muri iyi si, kuko nangeze guca umutima wanjye uhamanya ko uyu muntu yanteye amatsiko, yanteye gutekereza, noneho mpita mbona neza ishusho y'Imana, kuko Imana ari isi ikora ibisa n'ibyuma. Ni ukuvuga ngo kugera ngo nyumve ko Imana ibaho, nasubiye kwibonera muri Rurangwa nk'umuntu uvuka wavukiye amezi 9 abaho nk'umwana w'umuntu. Hanyuma ngiye kwifuriza inda yabyaye Rurangwa. Umubyeyi sinzi nyina Rurangwa umuryango avukamo, ariko umuryango avukamo Imana yonyine izabagirire neza. Nifurije amabere yonkeje Rurangwa. Burya amabere yose aronsa, ariko hari ababyeyi baza babyara yarangiza akazavuga ngo ngiyo mbimenye ikavamo. Ibyo bibaho. Ni uko bari igihe umwana azavuka ariko akabera ababyeyi igitambanya, akababera none akazavuga ngo iyo mbimenye ikavamo. Ariko Imana yavukije Rurangwa muri uyu muryango, imuha uriya mubyeyi wamwonkeje, nayo Imana iri mu ijuru itazikiranirwa imbere uwo mubyeyi muke. Nanone ngashimira umuryango w'abantu wavutse mu Rurangwa cy'intwari, cy'ikimuri cyamurikiye runo rugo, turugeramo tugasanga rurasa nk'ingo zitarimo, zitabuzemo ikintu icyo ari cyo cyose. Nubwo nyirarwo atarurimo, ariko Rurangwa yongeye kuba inkingi muri runo muryango, muri runo rugo rwa mushiki wanje, turugeramo tukizihirwa, turugeramo tukabona icyo kunywa n'icyo kurya. Rero bavandimwe, nkaba mbashimiye mvuga ngo Imana itazikiranirwa, Imana yashoboye Rurangwa kugira ngo abashe gukora izo abandi bananiwe, bizakomeze ibimufashirizemo, ndetse n'abandi bataraha. Hasigaye Imana yo mu ijuru itugirire neza, kandi twese tugusabire umugisha mu mutima kugira ngo izakomeze umwongerere, kugira ngo bazakuze abana ibakura hano, ubundi baracyakora bagura bazagera no ku bindi. Hasigaye Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nishobora naze naje muri envelope yo gushima, muzukuri mwabibonye kuko muhesha amagambo yavuze, gusa nuko kera n'ubice bamugabye bavuze ngo bazaja kwa banyirabwana, nta kundi bandi tumusangira tumucamo ibice, ariko mu by'ukuri murabona ko asa n'uharerwa na Rurangwa. Ntawererwa na Rurangwa ngo arike gusa burya, ega burya bazaraca umugani ngo amaraso azava mu ruguma, hari aho abikesha, hari n'aho abikura. Hasigaye Imana yo mu ijuru, kandi umuntu wese akagubwa neza. Ni ukuvuga ngo ni ukubifuriza imigisha y'Imana gusa izimushoboza, Imana nyir'ijuru imugirire neza cyane. Mwene data turavuze ngo turashimye cyane kubw'ibyo. Rero reka turi umwanya kuko igihe ko kiragenda, tugiye gukurikizaho inshuti muntegere neza tumuvandimwe hano Nyakirama. Inshuti ziwe ziri uburyo bwinshi. Hari inshuti ze mu badamu, hari inshuti ze mu bakobwa no mu bahungu, kugira ngo cyangwa se mu bagabo cyangwa. Ni ukuvuga ngo aho hose hari inshuti ziwe. Rero mu badamu baduhe umuntu umwe bateguye, mu bakobwa baduhe ubundi niba hari nta kibazo, mu bagabo baduheze ubundi niba hari, hanyuma baza barakuduha perezida wa korali akoreramo aze gufata umwanya, hanyuma yabo turaza kumva abandi bakurikira bakubwire ukuvuga ngo baraza gukurikira muri data Nyakiraye n'uwa famiye turangiza. Murakoze cyane. Ndakeka ko uyu munsi ushize ariho ariko kandi wayivuze, ariko ndashimira Imana ko Imana ishimira ahantu
ikaba inshuti usanga ariko nyakirayi ni inshuti yacu kandi nyakirayi ni inshuti y'abantu benshi abashimira imana rero yamuhaye kuko ari tuziranye nta n'umwaka urashira tumenyana ariko nzamukunda kumuziki tugirana ibintu byinshi bitandukanye ndamukunda cyane kandi nawe arabizi nka delegasiyo ya pasiyoni bategura impano bagenera impano none baravuga bose umwana wacu ni ukuri ntabwo ari ibisanzwe abantu bari gukora ibisanzwe ntabwo ari ibisanzwe naje gukora umurimo w'imana ni ukuri baje kumushimira cyane baje kumushimira gushimira ikintu kimwe amaze kumufasha wiwe kuko atabanje ngo ajarajare abanza atahe agaruka mu bana atahe kumushimira cyane kuko yihanganiye abana nubwo bari bakeya ariko arabihanganira bakaba bageze mu rugero bageze mu mwana jewe nyakirayi nza murema kuko sinzi yagize ambwira ati jewe igi gukora jewe sinabishobora ariko ndamushimira cyane kuko yihanganye akihanganira mu nzu y'imana afite abana babiri ntagende ntaciye mu nzira zibi ndamushimira cyane imana y'umugisha hama naje bajya bo kwa siyoni nibaze n'abaririmbyi bose nimuze tuheze umwana Anvelope urakoze cyane cyane ngwino twabonye abasaza bavuye iriya ruguru ndagira ngo amavuye atandukanye bagiye bava ahantu hatandukanye tubashimira ngo imana ibamushije hari inshuti za nyakirayi hari umuryango w'abanarume n'abandi benshi ntabasha kurongora mu mwanya wagiye nuko n'abagiye bavuga mwese kuko imwihariko turabuze mu mwana w'umugisha kuba mwafite iteka aho mwabashe gutanga umwanya wanyu cyangwa se gutanga umwanya wanyu muzajya mwajya mufite iteka mwari bazi kuba mugisha ubundi kandi ndashimira nyakirayi n'umwihariko nyakirayi n'umupfakazi wapfakaye akiri mutoya hari benshi bagiye bapfakara basigaye we bagasigaye ariko ndamushimira kuba yarituye mu rugo rwacu akaturebera abana bikwiye ko zifite ubutwari tutabasha gukora hariho benshi tuzi bagiye bapfakara bafite n'abana bagasigayo hagati abantu bagasigaye turamushimira kuba waritangiye abo bana turabizi niyo umupfakazi hari ibigoye hari ibibura byinshi ariko kuba warigize umwete wo kurera abana bawe twese tunabasanga babaye twajyanye reka dushimire n'uriya Raphael Murangwa ni mukuru wacu utuye muri Amerika yafashe nyakirayi tutavuye mu muryango w'abantu ntabwo twazicariye ngo tuvuge ngo tumushimirize buriya twabonye aho abapfakazi baba henshi ari uko abantu baza bafata umupfakazi amushimiriza nyanaka wari umutunze ariko kubera gutwara bwa Murangwa yafashe nyakirayi aramutunga kuva ku ino ukageza ku misatsi nta famiye itamumuhaye cyangwa se umuryango utamumuhaye ibyo yamukoreye ni byinshi n'uko tutabashije kumubona amaso mu yandi n'uko tubashe kumushimira ariko ni ukuri by'umwihariko umuryango wacu turamushimiye ubutwari yakoze bwo kumufata mu mugongo urugo akarushyigikira urugo akarurema urugo akaguha ukuboko rukabasha kuba rukiriho rumeze neza murabona nyakirayi afite abana bameze neza n'abana bameze neza tubateye isoni kabisa kumwe n'umuryango imana yabashije uriya mugabo yishimye by'umwihariko ibi birori byacu byari iby'abakobwa bacu umukobwa wacu byake namwe turashimira imana yuko byandiye ari umukobwa gutya ni umukobwa mukuru
menshi cyane. baratwerekera ni ibintu binejeje cyane bikoreye n'amaso cyane bireba biranejeje rwose turabibona ubu bino birori bimeze isabukuru y'umwana wacu imyaka 12 yujuje ibintu bigenze neza cyane koma amashyi cyane. Miti twamukomera amashyi nk'uko azaramwe. n'abandi ukuri barashimye bene data kuba nabatumiye mu bantu bakaba mwaje imana n'ishimwe ubundi ngiye gushima hejuru y'abana ndashima Imana. Amen. Ihangane kumurambirwe iyo ndi kumwe n'aba bana banjye nagira ishaka ryinshi bitewe n'ibihe umuntu yagiye acamo ariko ndihangana kugira ngo barasibiwe nshima Imana n'ukuri yuko Imana yampaye abana ikaba yaranteganirije n'abana yuko nzabana nabo Imana yishimye. Ikindi cyongeyeho reka mbaze nishimire mbone gushimira abo barutse gushimira nshimira Imana yuko Imana yamuhaye umutima wo kuvuga ngo nicare ndere bano bana ni ukuri mu bihe byari bigoye igihe se baba bana yahise atuvamo wari nkiri mutoya kugenda bibabwiye yari nkiri mutoya cyane ariko yihanganira abana banjye umugabo yansiganye ni ukuri sinataha kandi niyenda papa yari afite urubagwa yaraje yuko ndazobaho ariko Imana yo mu ijuru kujya kugira inzira ibihumbi umuntu atobasha kuvuga nshima Imana yuko mpagararanye n'abana baje Imana nishimye. Ubundi nshima Imana yuko papa yageze hano akaba yaraje ikirori cy'abana baje ni ukuri papa ndagushimira Imana iguheze umugisha ikirori cy'uyu nguyu bari twamutumiye kandi ndamubwira ko azareba ibyiza Imana yankoreye tiyaronka umwanya kubera amatike y'iwabo kubera ibibaritsi babo ariko nshima Imana yuko Imana yamushoboresheje akaba yaraje ku kirori cy'umwana waje Imana nishimye. Ubundi ndabashimiye kaka Rugaju ni ukuri kaka ndagukunda kaguze impeza igitumye mpagaze hano ngenda n'impanuro z'abasaza banje ngira bahora bantelefona bakambwira ati bite nkababwira ngo ni sawa bimeze gute nkababwira ngo ni amahoro nta kibazo kaka nkaba ngushimiye kandi niho wari ukiva hano wari umaze icyumweru kimuvuye hano ariko kabisa
bigeze mu kwezi kw'icyenda abe mu kw'icumi na kabiri jisita atangira kumpamagara simuzi kandi mbabwije ukuri kose kuko ntabwo nzi jisite habe n'umunsi n'umwe usibye yuko uzaguhamagarana gutya tukandikirana niyenda akambwira ngo nimuheze na foto yiwe kugira ngo turebe naje nkamusaba yiwe ni aho ngaho ku mafoto naho ibindi ntacyo simuzi ku isura nkaba ngiye kumushimira imana zo aza akora jisite maze kuja mu maboko yiwe yankoreye ibintu mbese nishake mbivuge bisumba n'ibyo umugabo wanje yankoreye jisite yambereye umugabo uyu waje yari amaze kumusiga nyine ambera umugabo mu bintu byose ambera umugabo anderera abana kuko narishatse uyu ni umwaka wa gatatu turi kumwe n'uriya mugabo mbese mu bantu bapfakaye bagapfakara baza kugirirwa n'icyo nabivuga nk'amahirwe yo kuvuga ngo tubabeho nabi sinzi uko ari uri imbere yanjye uriya mugabo aza nkorera ibintu babantumye mwese ndabibatuye kandi muza mugenda mubibona kenshi kuri sinotambuka mu muhanda ngo bavuge ko niyenda nta mugabo tuba turi kumwe arahari azampamagara mu gitondo akampamagara saa sita akampamagara nijoro akambwira ngo ese abana bariye nkamubwira ngo abana bariye yaruha akambwira ngo nije kuri videwo ngo mwereke ibiryo mpaye ngaburira abana nkabimwereka akagira umunsi akunda gufata umunsi wa nikosho kubera bano bana batazabiga nikosho akambwira ati uyu munsi ni uwo kuvugisha abantu akabavugisha kumva ndishimye undi mwanya kumva ishavu akaba nshimira uriya mugabo imana yo mu ijuru izamuheza umugisha utagabanyije uriya mugabo aza nkorera ibintu babasha kuvuga haza ubwo tuje nyine nkamuvugisha ugasanga yashize ifaranga kuri telefone akamubaza twese izi faranga n'izindi washyizeho ati ntacyo uzifata gusa uzigaburire abana uzigaburire n'abashyitsi bazoza bakuzira mu rugo bavandi abashimye uriya mugabo imana yo mu ijuru izamuheze umugisha mwinshi ni ukuri sinabwira uriya mugabo ngo nkeneye iki areke kukingezaho mu buryo wenyine azayamambwira ngo nitugende tugire gutya kandi bigakunda nshimiye imana n'ukuri kubw'uriya mugabo kiriya kintu azakora kuba hano mu mujyi biba byoroshye kuvuga ngo utangirire ku kibiriti urenze ku nzu ariko byose azamabwo y'amaso yabibaze ku rupapuro akamambwira ngo aya mafaranga uzayakoreshemo gutya uzayakoreshemo ni ukuri nkaba mushimiye imana ishimwe kandi icyo namukundiye aza akunda kunyitira ku bana cyane cyane akicara agomba kumubwira ngo ese abana bimeze gute nkababwira nkamubwira ngo abana ni bazima nta kibazo akabaza abana mwariye abana bakamubwira ngo rero twari akabaza abana icyo bifuza no kwambara abana bakamubwira urumva ntako imana yo mu ijuru itangiriye yararushe guhera ku gukunda bano bana ariho bakundana na sekuru ndagira ngo mwumvishe uko papa yavuze kenshi usanga mbese nabivuga yuko jisite rero niko yasubiye mu mwanya w'umugabo wanjye baragenda na papa bakagenda inama bakavugana ngo tugire gutya tugire gutya niyo mpamvu mwakiye mubona papa ari hano bimubwira umukwe n'umukwe nawe abwira sekuru ati data bukwe uzongerere hano hantu kugira ngo tubwane ubundi sinareka gushimira umudamu heza burya abadamu turagoye kandi tutagoye sinzi mu badamu bigoye ntimwumve nabi yuko ari ushobora kurekura idolari 400 ku munsi cyabuze akarekura 200 ukwezi agaharura idolari 400 buri mwakire muje gukoresha mu muryango atarigera abona ku maso ariko uriya mugabo hazaba igihe cyo kwishyura inzu agatanga nk'idolari 350 akambwira ati ijana yishyura inzu irindi ijana mwende muguremo ibintu irindi ijana n'ibindi mboga izo usanga turiya kwezi mutarasohotse ibyo byose nkabishimira n'umudamu wiwe cyane cyane kubera abadamu
bivuze ko kugora nyine ariko turi beza nta kibazo ariko shimira Imana n'ukuri uriya mugore wiwe Imana yamuhaye uriya mutima akaba yaramenye yuko ikibazo ari ikibazo akacyumva ukuri ahari nawe ndamushimira kandi nkamushimira kandi nawe arabizi hazabiriye kimwe twatangira kuvugana yenda natangira kuvugisha uriya mugabo umugore watangira ati yenda abana bashoje nta buryo bafite amubwira ko yayisaba n'ikeneye kubaramutsa gutunga nta kibazo haba muri famiye yiwe nta kibazo uyu mugabo yarashoboza n'abana biwe na se na mama we bose bazabamvugisha uko bikwiriye none nkaba mushimiye n'Imana Imana yo mu ijuru izamuheze umugisha nimba muri ko mubona uyu mukobwa hano ni umukozi yarambwiye ati uzicare urere abana ahasigaye nimba ugira n'akazi ko kugenda ahandi usura abana tubakazoza bava ku ishuri ubu nibamara basoza babura ibiryo ati nzogufatira umukozi uzogenda uvuye hano kandi ko murabona simfite famiye ndende yotuma ndakora ariko kuba inzira z'Imana sinavuga ngo mvuge ngo bimeze gutya inzira z'Imana ni ibihumbi uriya mugabo akaba yarabonye yuko naje ngomba kubaho neza cyo kimwe n'abana Imana yo mu ijuru izamuheze umugisha ubundi nkaba nshimiye uyu mwana w'umukobwa ni umwana mwiza anderera abana uko bikwiye kandi ni umwana wubaha nkaba mushimiye nawe mama Imana yo mu ijuru izamuheze umugisha ubundi ndangize n'ukuri bavandi mbifurije umugisha mwese kuba mwandikaniye biza bingora kuvuga iyo ngeze hano hantu ndiko ndeba abantu babona icyo batwitabiriye ahandi nireba ngenda bikangora nkareba ukuntu ngana kuba ndetse n'iki banciye ariko kubera nyine kubana n'abantu neza Imana yo mu ijuru izabampera umugisha ubundi nshimiye Simo twafatikanyije muri byinshi tuzana hano nagumye kumutelefona bari kumwe n'uyu musaza waje nkababwira ati muze mufashe kano kantu bakaza bakamfasha ndabashimiye Imana yo mu ijuru izabaheze umugisha ahasigaye turarangije Imana ibampere umugisha mwese murakoze cyane bwari sokuruza wanjye umupango bagenda ni muri wasukasu umupango ni muramu wanjye neza amagambo avunaguye umupango yashatse ari mutoya twari tubana hari kera nyina ishatse imbere yabo nyine badukurikiye ariko muzi ko yari mutoya agafatara kandi tuvuga akiri mutoya ariko arabyihanganira abavandimwe ni inzira itaza yoroshye ni inzira isa naho ikomeye ariko yabaye itwarikaze cyane twabonye kubivuga yihanganira inzira ikomeye cyane yesu ubushobozi bw'urugendo baracyahari urugendo mpamvu natwe turamushimiye cyane n'uko Imana yakugiye neza kugeza ku magambo. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé.
Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Il y a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes, il n'y aura que la famille. Si un jour tu tombes, c'est ça pour la vie. Chaque fois que tu montes, il n'y aura que la famille. Si un jour tu tombes, là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras